bishatse kuvuga ngo rero Imana yacu twizeye ifite imbaraga zo gukiza, ifite imbaraga zo guhumanura, ifite imbaraga zo kukuvana mu buzima bubi, ifite imbaraga zo kuvanaho igisuzuguriro, ifite imbaraga zo gukura mu musozi, ifite imbaraga. Nuyizera uzarya ikibazo wari ufite nk'urya umutsima. Nuyizera Imana izakirya nk'irya umutsima. Nuyizera Imana izagukiza. Nuyizera Imana izagutabara. Nuyizera Imana izakurengera. Nuyizera izagukuraho igisuzuguriro. Nuyizera izagukiza igisuzuguriro cy'uburyo bwose. Nuyizera izagukura hicyangiro. Nuyizera izagukuraho amakuba. Nuyizera izakora ibikomeye ku buzima bwawe. Nuyizera izagukiza ikibi. Nuyizera izakugirira neza. Twongeye kubasuhuza tubifuriza umugisha w'Imana. Mwebwe mukunda gukurikirana ibiganiro bya Shaka Imana TV. Aho uyu mwanya ari mu gitondo turababwiye ngo mwaramutse, aho baye ni mugoroba turavuze ngo mwiriwe, kandi tubashimira ukuntu mukomeje kutwereka ko mudukurikirana kuri Shaka Imana TV. Imana y'amahoro igibaho umugisha. Tunibutsa abatarakora sabone cyangwa subscribe, ubwo nabo iyo nkunga yanyu irakenewe. Mujye mukora subscribe, like, comment na share. Imana y'amahoro igibaho umugisha. Nkuko bisanzwe rero ni Eli uje kuri Shaka Imana TV kugira ngo tubagezeho iki Imana yashyize ku mitima yacu, kandi ndabizi neza ko Imana turi kumwe. Iyaduhamagaye niyo kwizerwa no gukora ibitangaza izabikora mu izina rya Yesu. Mbere yuko tuvuga iki Imana yashyize ku mitima yacu, reka tubanze dusenge. Turagushimiye Uwiteka, uri Imana ikomeye, ufite imbaraga, ubutware n'ubushobozi. Witwa ntihemuka, uri umutabazi, uri n'umurengezi, uri igisubizo, uri n'amahoro, uri umurengezi w'ubuzima bw'abantu. Rero tugiye kuvuga ijambo ryawe, reka rikize imitima y'abantu n'ibyaha by'abantu, ndetse kandi rizuri ibyapfuye by'abantu. Ubuzima bw'Imana bube mu bantu bawe, ni mu izina rya Yesu, amen. Kuri uyu mugoroba cyangwa kuri aya masaha, Uwiteka yashyize ijambo mu mutima wanjye ry'ubuhanuzi bwawe cyangwa bwanjye, riri muri Matayo igice cyaho cya 28 n'umurongo wa 2. Haravuze ngo habaho igishyitsi cyinshi kuko marayika w'umwami Imana yaramanutse avuye mu ijuru abirandura igitare cyicaraho. Ishusho ye yasaga n'umurabyo n'imyenda ye yareraga nk'urubura. Amen. Turabashimiye cyane kuri aya masaha. Umaze igihe kinini wibaza icyo wakora ngo wiyambure igitare kikubitse hejuru. Wibaza abandi inzira bacamo kugira ngo bahirwe. Wibaza ngo abandi babigenza ute ngo babone ubuzima. Wibaza ngo abandi babikora iki kugira ngo amahirwe abagereho. Ariko humura, ni igitare cyari kikubitseho hejuru. Nkuzaniye ijambo rero rikubwira ngo haracyari ibyiringiro ko icyo gitare Uwiteka abasha kukigukuraho. Imana ishimwe. Nubwo umaze igihe kinini ureba ukibaza icyo wakora, wibaza icyo wakora ku buzima bwawe, wibaza impamvu abandi bahirwa, wibaza impamvu abandi aribo babona amahirwe, ariko ibyo nibyo ugeragejeho bigahombokera mu ntoki zawe. Nibyo bagerageje gukora ntibyemere, ariko Uwiteka icyo gitare kimaze igihe kikubitseho agiye kukibirandura cyicareho. Kuko warasenze, ariko usenga igitare kikubitseho. Ariko Uwiteka yabonye kuniha no gutakishwa ukoreshejwe uburetwa n'icyo gitare cyangwa n'abanyegiputa, arimanukiye ubu nonaha aje gushyira mu mahoro abo bacuriraga inguni. Wambaza ngo ese ibyo uvuga ubikurahe? Si ubwa mbere, si ubwa kabiri tubona Imana ibirandura igitare. Nawe ubwawe usuye mu mateka yawe wasanga hari igitare Imana yabiranduye ku buzima bwawe. Nawe ubwawe unyumva ukurikiranye wasanga hari igitare Uwiteka yabiranduye.
nawe nyawe ukusubiye mu mateka ukibuka hari igihe wabonaga bikomeye Uwiteka birandura igitare. Iyabikoze kera rero n'uyu munsi iracyakora, iyagutabaye hashize n'uyu munsi iracyatabara. Ntabwo Imana yacu yapfuye. Nubwo bagushizeho igitare, nubwo birashoboka ko icyo gitare cyashyizweho n'isi, cyashyizweho n'imiryango, cyashyizweho abagishize hari abarozi, cyashyizweho n'imivumo, cyashyizweho na karande, ariko Imana imanukiye kubirandura icyo gitare. Imana ishimwe. Ntugire ubwoba rero, kuko Uwiteka niwe wonyine ubasha kubirandura igitare. Wakoresheje imbaraga zawe n'ubundi usanga igitare kiracyakuriho. Noneho ngo Kristo rero, ngo ubwo Mariya na Marita bazaga kureba Kristo, marayika yahise avuga ngo kukimushakira umuzima mu bapfuye. Dushimye Imana idapfa, ni ifi ariyo kuzuka. Niyo mpamvu nasomye muri Yohana, muri Yohana Bibiliya irambwira ngo aribwo ubwo Yesu yapfaga, ngo Marita na Mariya bagiye kumureba, arababwira ngo ninjye kuzuka. Bakimubona Pirito mumbabarire, ngo ahingutse ku irembo, baramubaza ngo kucuje ahangaha, yubaha musaza wacu ntaba yarapfuye. Kristo arebye Marita kuko ari we wari uri hanze, aramubwira ngo umva Marita, ninjye kuzuka n'ubugingo. Unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. Dushimiye Imana ko ariyo kuzuka n'ubugingo. Ngo Marita abyumvishije aramubwira ngo ibyo umbwira ndabizi, musaza wacu Lazaro yari afite imirimo myiza, nyine ku munsi w'umuzuka azongera abeho, nyine tuzamubona. Yesu aramubwira ngo no, si ibyo ngewe nakubwiraga, nakubwiye ngo ninjye kuzuka n'ubugingo. Humura musaza wawe muratahana n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye. Hari ibintu byawe byapfuye, hari aka business wakoraga irapfa, hari akazi wari ufite karapfa, hari ubuzima wari ufite ubona burapfuye, hari imibereho yawe yapfuye, hari aho wajyaga Dubai byarapfuye, wajyaga kurangura hirya no hino byarapfuye, waracuruzaga byarapfuye, wari ufite amafaranga yarashize ubona ko upfuye, wari ufite ubuzima ubona burahindutse, wari ufite imibereho ubona uyu munsi uri kurya kuri pare chance, ariko Uwiteka niwe kongera kuzuka ku buzima bwawe, akaguha ibyo kurya ugashira inzara. Uwiteka kuzuka aracyahari, akaguha nawe ukongera ukagira amahirwe yo gucuruza. Uwiteka kuzuka aracyahari, nawe ukongera ukagira amahirwe yo kubona akazi. Uwiteka kuzuka aracyahari, nawe akongera akaguha amahirwe ukabyara. Wari umaze igihe kinini wibaza icyo wakora ngo ubuzima buhinduke, ariko Yesu niwe utegeka ibihe. Niyo mpamvu ijambo ryarambwiye ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, munsabe icyo mushaka, password iguma muri Kristo. Ngo nuko ngo baje gushakira Kristo rero ku munsi wa gatatu, ngo baje gushaka Kristo, bahita bakwitana na marayika, arababwira ngo kukimuza gushakira umuzima mu bapfuye. Kristo yazutse nta kiraha. Ngo marayika ngo w'umwami Imana aramanuka, ahita ari ubirandura iki gitare cyicaraho. Rero Imana yohereje marayika ugiye kubirandura igitare cy'ubugumba cya cyikumazeho igihe cyikwicayeho nawe ubyare. Imana yohereje marayika ugiye kubirandura igitare cy'ubukene cya cyikumazeho igihe nawe ugira imibereho. Uwiteka yohereje marayika ugiye kubirandura igitare cy'ubuzima bwari bwaranze kwemera nawe ubuzima bwemere. Uwiteka yohereje marayika wo kubirandura igitare cyo kubutinda gushaka cya kimazeho igihe kinini, wari wararozwe utabona nta nukurambagiza nta nukuvugisha. Uwiteka yohereje marayika agiye kubirandura igitare nawe ujambagizwe. Uwiteka yohereje marayika wo kubirandura igitare kugira ngo nawe uve mu buzima bw'ubushumeri, bw'ubukode, bw'ubuzima bwo kupfundikiranya, ubuzima bw'inzara. Uwiteka agiye kubirandura icyo gitare cyicareho. Impamvu agiye kubikora, yaravuze ngo kuko mpaze cyane. Dawidi niko yavuze, agasuzuguro k'abahagira mu mahoro. Abahagira mu mahoro umaze igihe usuzugurwa, umaze igihe ukora ntibyemere, ariko Imana igiye kubirandura igitare. Imana ije kubirandura igitare. Imana ije kubirandura igitare. Imana ije kubirandura igitare. Imana ije kubirandura igitare ku buzima bwawe, kubera ko kuva kera Imana yarakoraga, kuva kera Imana yaratabaraga. Uko itanga agakiza niko itanga n'ubuzima, uko ihindura amateka y'ubugingo niko ihindura amateka y'imibereho, kuko Imana ibasha gukora cyane. Kuva kera Yesu yarakoraga, n'uyu munsi aracyakora. Kuva kera Imana yaratabaraga, n'uyu munsi iracyatabara.
kuva kera Imana yatangaga agakiza igatanga n'imibereho. Wowe ni wakire Yesu ibindi ubimurekere. Wowe ni wakire Yesu ibindi azabyikorera. Wowe ni wizera Imana ibindi izabitunganya. Wowe ni wizera Imana wowe n'indwara zizakira. Wowe ni wizera Imana ubuzima buzahinduka. Wowe ni wizera Imana imibereho izahinduka. Wowe ni wizera Imana ibintu byose bitagendaga bizagenda. Wowe ni wizera Imana ukimura ibigirwamana Imana izakwiyereka. Izera Imana ni mushuti yanjye, izera ishobora byose. Wakizera umuntu ejo nawe bikamucanga, wakizera umuntu nawe ejo bigahinduka. Umuntu yagusezeranye ejo nawe akabura icyerekezo, ariko Imana ntigibura icyerekezo. Imana ishimwe niyo kubikoreza abikora. Ni wizera Imana rero kuko niyo ifite urufunguzo rw'ibizaba. Imana niyo mutabazi, Imana niyo murengezi, kuko ishobora byose, ishoboye byose nyine. Ikora ifite imbaraga, iracyafite imbaraga. Iyagutabaye iracyatabara, kuko niyo ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Kuko Imana niyo ishoboye byose. Nta rindi zina duhererwamo gukiza, nta rindi zina duhererwamo ibyishimo, nta rindi zina duhorerwamo gutabarwa, nta rindi zina tuboneramo amahoro. Imana ishoboye byose, Imana iracyakora, Imana ifite imbaraga, Imana irakora. Imana irakora. Ndumva mfashishwe. Imana irakora. Imana irakora. We kugirira abantu icyizere. Niyo mvuze ngo we kugira abantu icyizere singuye ngo ntiwizere abantu, ahubwo we gufata umutima n'ibitekerezo byawe ngo ubishyire ku bantu gusa. Wiringira Imana izakurengera, wiringira Imana izagutabara, wiringira Imana ifite imbaraga, wiringira Imana ifite ubutware, wiringira Imana ifite ubushobozi, wiringira Imana izura ibyapfuye, wiringira Imana ifite imbaraga zo kugukuraho icyo gitare. Isi tugezemo birashoboka ko waba ufite igitare kiva kuri kavukire, ariko Imana ijya icyuburika cyikaraho. Ashobora kuba ufite igitare cy'ubuzima ubona butemera, ariko Imana ibasha kubura icyo gitare ikacyicaraho. Birashoboka ko ufite igitare cy'urugendo rw'ubuzima, ariko Imana igiye ushyiraho iherezo ubwo buzima budafatika, ikakibirandura ukabona ko ikibiranduye, nawe amateka agahinduka. Rero ntugire ubwoba, wowe wizera Imana. Iyi Mana babwira niyo abagabo babiri begeze babwira abandi 10, baravuga ati mwebwe ntimugomere Uwiteka. Iyi Mana yacu ngubwo bajyaga gutata bazanye amagambo y'urucantege, ukumva abantu baguca intege ko Imana idatabara, ukumva abantu baguca intege ko Imana itagikora, ukumva abantu baguca intege ko Imana itagifite imbaraga, ukumva abantu baguca intege bakubwira ngo ndetse hasigaye abantu bariho bose n'abapirati, nta abantu bagivuga Imana, nta abantu bakizera Imana, bakubwira ngo bose ni amada cyangwa ni indamu. No, Imana iracyakora, ititaye ku by'abantu bakora, ititaye ku by'abantu bagendeyeho. N'uyizera izakurengera. Ngo nuko ngo abagabo babiri ngo baravuga ngo Yesuwa na Kare, baravuga ngo ibyo bintu byose bavuze byuko abo banaki bakomeye banafite ari nabarebare bafite n'imbaraga, nta kopi bashizeho, ni ukuri. Ariko Imana yacu twizeye niba tugabiza tuzabarya nk'abarya imitsima. Imana ishimwe. Bishatse kuvuga ngo rero Imana yacu twizeye ifite imbaraga zo gukiza, ifite imbaraga zo guhumanura, ifite imbaraga zo kukuvana mu buzima bubi, ifite imbaraga zo kuvanaho igisuzuguriro, ifite imbaraga zo gukura mu musozi, ifite imbaraga. Nuyizera uzarya ikibazo wari ufite nk'ury'umutsima. Nuyizera Imana izakirya nk'iry'umutsima. Nuyizera Imana izagukiza. Nuyizera Imana izagutabara. Nuyizera Imana izakurengera. Nuyizera izagukuraho igisuzuguriro. Nuyizera izagukiza igisuzuguriro cy'uburyo bwose. Nuyizera izagukura h'icyangiro. Nuyizera izagukuraho amakuba. Nuyizera izakora ibikomeye ku buzima bwawe. Nuyizera izagukiza ikibi. Nuyizera izakugirira neza. Wowe wizera Uwiteka, kuko Bibiliya yaramwe ngo ahirwa uwizera Uwiteka, Uwiteka nakamubera ibyiringiro. Rero ni wizera Uwiteka azakubera ibyiringiro, kuko abantu bashobora guhinduka ariko Imana ntigihinduka. Abantu barasezeranye ejo bagahinduka ariko Imana ntigihinduka. Abantu baduha amasezerano natwe tukayaba yandi akatunanira, ariko icyo Imana ivuze irakirinda ibihe n'ibihe. Ntugire ubwoba mwene data. Ari nkuzana ijambo rikubwira ngo ntugire ubwoba. Nasoza nkubwira ngo kandi nawe Imana yahaye icyubahiro. We kugikandagiza abandi,
ahubwo ugikoreshe neza. Hari igihe ubona bakubashye ukagira ngo ni wowe wubashye, hoya baba bubashye icyo Imana yashyize muri wowe. Rero nutakigenzura neza ukagikoresha nabi uzasuzugurika, kuko Imana igukuyeho amavuta yayo y'agaciro kayo, nta wakongera kukubaha. Nawe kandi ukorera ofisi runaka cyangwa amakampani runaka cyangwa leta yaguhaye akazi runaka, ukubahe unagakore neza, utarya za ruswa, kubera ko uwo mwanya wicayemo impamvu utamuka abantu bagakubitira isaruti cyangwa bakakubaha ni Imana yaguteretsaho. Nicyo wenda nicyo abaguhereye akazi igukuyeho icyo cyubahiro waseba, igukuyeho icyo cyubahiro wamwara. Rero nshuti yanjye cunga sana, kuko uwaguhaye ako kazi si wewe wubaha, bubaha icyo ufite, bubaha uwaguhaye icyo cyubahiro cyangwa iyo ako kazi ufite. Rero ni wubaha akazi wahawe ugakore neza, ni wubahe n'amavuta y'ubupotere cyangwa y'ubishop cyangwa y'ubupasteri cyangwa y'ubwarimu wahawe, ubikore neza, kuko iyo wubashywe si wewe babubashye, babubashye icyo Imana yashyize muri wowe. Dushimiye Kristo wabiranduye igitare ku buzima bwacu, kandi nawe wizere igitare wabonaga kikubarayeho, Imana ije kukibirandura. Nakubwira ngo kandi ni Imana ikora tape par tape. Nubona mugenzi wawe ikibiranduye ikacicaraho, nuyizere ntagire uguca intege, nawe je izakibirandura. Nubona hari igitare Imana yibiranduye ku buzima bwa mugenzi wawe, ntugire ishyari ngo umere nk'abahungu bagiriye mwene se ishyari Yosefu bakamugambana kugeza nubwo bamugurisha, ahubwo wumve wishimiye ko mugenzi wawe atabawe, nawe je Imana izagutabara, kuko Imana ntabwo ikunda abanyeshyari. Nubona mugenzi wawe ari igitare Imana ibiranduye ku buzima bwe, nawe ujye wishimira ko Imana ibiranduye igitare kuri mugenzi wawe, kandi avuye no mu nzira, nawe je izakibirandura. Ariko nugira ishyari uzarenda upfana ishyari. Nugira urukundo wizera Imana, Imana izakurengera. Turabashimiye kuri uyu mugoroba akatubazana ijambo rivuga ngo Uwiteka ko abiranduye igitare akaba cyicayeho, kuko igitare ufite umaranye igihe kinini urakizi, uwo nyumva ushobora kuba rumaranye uburwayi, ni igitare igihe kirekire Uwiteka abasha kukibirandura akacicaraho. Ushobora kuba rumaze igihe wibaza uburyo nawe uzashaka ukagira urugo, Uwiteka abasha kubirandura icyo gitare akacicaraho nakaguha urugo nka ukubaka. Ushobora kuba rufite igitare kimaze igihe kikubarayeho cy'uburwayi tumwa n'imbaraga z'imwijima cyangwa z'abazima babi, Uwiteka abasha kuyerukana izo ndwara z'amayobera ku buzima bwawe. Ushobora kuba rufite igitare kikwicayeho cy'ibyaha, kureka ibyaha byarakunaniye, wumva Imana ukayizera ibasha gukura mu byaha ugakizwa, nawe ukakira Yesu n'umwami n'umukiza wawe. Ushobora kuba warumaze igihe ufite igitare cy'ubuzima ubona budahinduka, Imana ibasha kubura icyo gitare nawe ikaguha ubuzima mu izina rya Yesu. Turabashimiye mwewe mwawe udukurikiranye kuri Shaka Imana TV. Imana ibaha umugisha, kandi mujye mwibuka gukora subscribe, like na comment na share. Imana izajya ibaha umugisha ni mu izina rya Yesu, amen. Turagushimiye Uwiteka. Turabashimiye ushaka kutubona kugira ngo tumusengere cyangwa se tumubufasha bwose bw'ijambo ry'Imana, nuko yakakira umwami kurushaho, kuko umwami niwe buhungiro. Ushaka kutubona duhamagara kuri telefone ngendanwa, yego ni 0782 25 26 07. Wayisubiramo 82 25 26 07. Haleluya. Iyo niyo nimero yacu. Okay. Murakoze. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Shalom shalom. Shalom 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 shalom. Imana y'amahoro ibaha umugisha.